Muraho neza abakunzi ba Action TV, nongera kubasuhuza muri iki kiganiro. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro gifite umutwe ugira uti ubugore bufite intego. Topic y'uyu munsi irareba abagore cyangwa se ubugore bufite intego. Uyu munsi rero turaganira ku ngingo ifite rwose akamaro cyangwa se ifite umumaro umugore wese uranira kwigira. Niyo waba ukora amafaranga makeya ku munsi, uyabona ku munsi cyangwa se ukabona mu minsi cyangwa se ukabona mu cyumweru, ayo mafaranga ushobora kuyabona akaguhindurira ubuzima. Turagira ngo rero tuganire uyu munsi, dufashanye, tubwizanye ukuri, turebe ko umuntu yahindura ubuzima kandi tugarure icyizere ku bintu byose wowe mugore ushobora gukora kikakugirira akamaro. Turimo no kuvuga kuti ni uguhindura ubuzima. Umugore ufite ubuzima, umugore ufite imyumvire nyayo, umugore ufite iki? Ufite intego. Mbere na mbere amafaranga wo gukorera, niba yaba 1000, niba byaba 10,000 cyangwa se 100,000, ugomba kumenya ko n'ayo mafaranga yawe nta ntego yafitiye, rwose urimo gukorera ubusa, umeze nk'usuka amazi mu musenyi. Icyo wagombye kumenya mbere na mbere cy'ingenzi ni ikibazo ugomba kwibaza. Ikibazo cya mbere ni uguhindura imyumvire y'amafaranga ubona. Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza ni uguhindura imyumvire n'imikoreshereze y'amafaranga wowe uhembwa cyangwa se waba uhabwa n'inshuti zawe, kuko uyu munsi ugomba kumenya ko atari ejo. Umunsi ugomba kumenya ko atari ejo. Uyu munsi ubona amafaranga, uyu munsi ubona ibintu bishobora guha amafaranga, ariko ejo ntuzi ko wenda bizaba bimeze. Niyo mpamvu iyi topic twayise ngo umugore ufite intego. Icyo rero tutamira mbere twabanza gushishikariza ni ugucunga dukeya ufite, kandi iyo ufite na byinshi ntabwo ari ibyo gusesagura. Kugira ishyaka, kugira ubwenge, kugira ishingiro byo gucunga dukeya ufite. Icyo ni cyo kintu cya mbere na mbere cy'ingenzi. Ntabwo ushobora kubyuka uyu munsi ngo uvuge ngo ngiye ngo mfite amafaranga 100,000 keretse ahari wayatoye cyangwa yahawe n'inshuti. Ibyo birashoboka, ariko ugomba kumenya ko ikintu cya mbere na mbere ari ugucunga neza dukeya ufite, ukagenda utubyaza utundi buhoro buhoro. Hari ibintu abantu baba barimo gukora uko bukeye n'uko bwije, cyangwa wenda bagakorera amafaranga, ariko ugasanga n'ubundi amafaranga bakorera nta kintu abamarira. Kubera iki? Kubera ko nta ntego. Uyu munsi turimo kuvuga ku mugore ufite intego. Umugore ufite intego. Wowe mugore ibyo urimo gukora byose, jya umenya yuko umurimo werekejeho amaboko n'Imana. Baravuga ngo umurimo werekejeho amaboko ni wo guheramo umugisha. Twebwe rero turakubwira tuti, niba ufite amafaranga wenda 1000, ukagira amafaranga 5000, ukagira amafaranga 10,000, ukagira n'ibihumbi 100, ushobora gutangira kuyakoresha kugira ngo ayo mafaranga agire ate? Akubyarire ayandi. Ushobora no gutangira wenda uyacuruza, ushobora se gutangira uyashyira ahandi hantu ashobora kuzajya yunguka buhoro buhoro kugeza ubwo azajya agenda yiyongera, aho kugira ngo uyafate utangire uyagura ibintu bitari bifite akamaro. Kugura ibintu bidafite akamaro, kugura ibintu utagendereye ngo ni uko abandi babibabonanye, iryo ni ikosa rikomeye. Mugore menya yuko kugura ibintu, kugura telefone, kugura igitenge, kugura ikanzu, kugura igitambaro cyo mu mutwe, kugura inkweto, ibyo ntabwo tubabujije kubigura, ariko wagombye kumenya ko ibyo byose ugomba kubigura ufite intego. Ntukazajye uvuga ngo ugiye ngo naguze ngo ikintu ngo kubera ko nakibonanye runaka. Kubonana ikintu runaka ntabwo ari ngombwa ko nawe ukigura. Kubonana ikintu runaka ntabwo ari ngombwa ko nawe uba ugifite. Kandi biragusaba ko ibintu byose ugiye gukora mugore, ubugore bufite intego, ugomba kuba ufiteho icyerekezo, ugomba kuba ufitemo ubumenyi. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo urabyutse ngo ngiye ngo mfite amafaranga utangire uyakoresha ibyo wishakiye. Reka data, ugomba mbere na mbere gushaka ubumenyi, ukavuga uti mbese amafaranga ngewe mfite nayakoresha iki? Mbese niba ngiye kuyashora mu mafaranga, ayo mafaranga yanjye mfite niba ngiye kuyashora mu tuntu, wenda nzajya ncuruza imyenda. Iki kiganiro ngewe nagiteguye maze gusura abagore birirwaga bazunguza urutaro hirya no hino mu masoko igihugu cyacu cyabahaye, igihugu cy'u Rwanda, igihugu gitegamaye, cyarebye giti nyaboneka mugore uramenye
umugore ufite intego. Kituramenye wirirwa urimo kuzunguza agataro mu muhanda, ariko si bwo buzima bwawe. Ni ubuzima bunagayitse, nubwo n'ubu ngubu hari abakiburimo, ariko twizera ko nabo bazabuvamo. Ni ukuvuga ko rero ngiye ikiganiro ubugore bufite intego nabyiteguye nshingiye cyangwa se maze kugenda no kugenderera ba bagore bari bafite udutaro birirwa bazunguruka za Nyabugogo, bakirwa za Gisozi, bakirwa za Kagugu, za Remera, za Nyamirambo, za Kicukiro, bagenda bazunguruka udutaro. Ariko ubu ngubu aho bamaze kwibumbira ngo bakagira intego, nibwo ubuzima bwabo ubona ko bwahindutse. Urumva ko rero ubugore bufite intego ni kimwe turimo kuganira. Niba ubona amafaranga makeya, shaka uko wayabyaza umusaruro. Hari ibintu rero ukwiriye kwirinda gupfusha ubusa amafaranga uba wabonye uyaguramo ibintu bidafite umumaro. Ibyo twabivuze, kwirinda kugura ibintu bidafite umumaro, bitagufitiye umumaro. Kwirinda gutegereza ngo uvuga ngo amafaranga muzakurikira amafaranga yatubutse. Uzi se azatubuka gihe ki? Uzaziyongera gihe ki? Uzayabika kugeza ryari? Kandi kwirinda gutinya gutangira icyo ugomba gukora. Niba utekereza umushinga uyu munsi, namuka ushyira mu bikorwa. Niba utekereza umushinga uyu munsi, shyira mu bikorwa witindiganya uvuga ngo mbese bizagenda bite. Shora kandi mu mutwe n'umutima wawe ugira ubutumwa bw'ihumure. Wumve ko nta kintu kigomba kukunanira. Wumve ko gutangira atari ikintu kinini, ahubwo icy'ingenzi ari ugomba gutangira. Ugafata urugendo mu gitondo ukavuga uti ngewe mfashe icyemezo, nubwo ari duke ariko ngiye gutangira gukora, ndiyemeje. Ugomba gukora rero uvanye amaboko mu mufuka kugira ngo ugire ibintu ugomba kugeraho. Rwose ndabasabye iki kiganiro bagore mu cyumva. Umugore ufite intego niko iki kiganiro twakise tumaze kuzunguruka aho hantu hose nababwiye. Hari abantu rero usanga bafite amafaranga, mbese dufate nk'umuntu uba ufite amafaranga akorera umunsi ku munsi, cyangwa se wenda abona ayahawe n'uko yakoze akazi ka leta cyangwa se yikorera uyu munsi, akabona amafaranga uko bukeye n'uko bwije. Ariko ubugore bufite intego nk'uko turimo kubivuga, amafaranga wowe ufite niba nta ntego yafitiye, menya yuko amafaranga ufite adafite intego ari nko gusuka amazi mu musenyi. Byumve neza. Niba ukora amafaranga ukaba uri umwarimu, byumve neza. Niba ukora amafaranga ukaba uri umucuruzi, byumve neza. Niba uri amafaranga ukaba uri umukozi wa leta mu kigo runaka cyangwa se mu kigo cy'abikorera, menya yuko niba uhemba amafaranga yawe, ayo mafaranga akaba adafite intego, menya yuko ari nko gusuka amazi mu musenyi. Ndashaka kukubwira ko uko twebwe twibaza uyu munsi, uko twebwe twibaza amafaranga tuba dufite uyu munsi, ejo ntabwo ariko bizaba bimeze. Ejo wenda ibintu bizaba byarahindutse. Ntabwo rero tugomba kuba umugore ufite intego, ntabwo agomba kuba nk'ifi bavana mu mazi igahita ipfa. Oya umugore ufite intego ntabwo ari wa mugore bavana mu mazi, ntabwo agomba kugira ngo n'ifi bavana mu mazi igahita ipfa. Oya. Wowe ugomba kuvuga uti ngiye mfite intego mu buzima, kandi intego mfite uyu munsi ni iyo kugira ngo ejo hazaza hanjye hakomeze kuba heza. Ibyo rero bigaragara iyo amafaranga wowe ufite ugomba kumenya yuko ugomba kuyabyaza ayandi. Atari ukuvuga ngo ngewe ngo nzagura ngo telefone nshya, ngo nzagomba kugura agasakoshi gashyashya, ngo nzagomba kugura iki, ngo nahembwa ariko ngo nabonye ka runaka akantu k'umuderi ngo nanjye ako ngomba kukagura. Oya, ibyo bintu umugore ufite intego, ubugore bufite intego urayibujijwe. Ntabwo tukubujije kubaho neza, ntabwo tukubujije kuba wagura akantu kagufitiye akamaro, ariko se kandi uratekereza iki ku buzima bwawe bw'ejo, ko uyu munsi atari ejo? Iyo utamenye rero kwinjiza ngo unazigame cyangwa utegure ejo hazaza, buri gihe ubuzima bwawe burakugora. Ni ukuvuga ngo iyo nta kintu na kimwe ubika, nta kintu na kimwe urimo gukora cyangwa se gishobora kubyara inyungu kugira ngo uzaziteganyirize ejo hazaza, amafaranga yawe
aba ameze nk'aho urimo kuyavomerera mu musenyi. Aba yatwaye uyu munsi, abugurura uyu munsi bakwita umukiriya, ejo namara gushira nta nubwo azakureba n'irihumye, ahubwo bazasanga warayaga, bazasanga uri umugore waya. Ubugore bufite intego ni umugore uzigama. Ubugore bufite intego ni wa mugore ushaka kwiteza imbere hamwe n'umuryango we, kandi akamenya kugura ibintu akurikije ibyo akeneye, atari bya bintu byo kuvuga ngo njyewe nabonanye mu kanaka ibi bintu ngo nanjye ngomba kubigura. Oya, ubugore bufite intego. Menya intego yawe. Ese ushaka kuzigama? Ushaka se gushora mu bintu bigufitiye akamaro n'ejo hazaza? Andika gahunda yawe ya buri kwezi. Niba unahembwa buri kwezi, wowe ukorera muri minisiteri, ukaba ukorera ikigo runaka gikomeye, cyangwa se ukaba wanikorera, menya uta amafaranga ninjije mbese muri uku kwezi nihaye umushahara nzayaguramo iki? Nzayaguramo agasafuriya se? Umenye yuko ari kuzagura. Nzayaguramo agasake se? Nzayaguramo amarido yo mu nzu se? Wowe uvuga uti njyewe amafaranga yanjye nkorera narayakorera, ariko nzi icyo ngomba kuzayakoresha kuri uku kwezi kandi kimfitiye akamaro. Ubugore bufite intego niho bushingira. Ubugore bufite intego ni ukumenya ibyakugirira akamaro mu gihe kiri imbere. Nongere mvuge mbisubire, kumenya ibyakugirira akamaro mu gihe kiri imbere. Ubugore bufite intego ni ukumenya ibyakugirira akamaro mu gihe kiri imbere. Nibyo ukwiriye gushyiramo amafaranga. Kumenya ibyakugirira akamaro mu gihe kiri imbere, ibyo bintu nibyo ukwiye gushyiramo amafaranga. Nabivuze ndakubwira ngo ubugore bufite intego ntago ari wa mugore cyangwa se bwa buzima uvuga ngo ubu ngubu wenda ngo ndagize ibibazo mu buzima bwanjye. Uzi ko mu buzima tugenda duhura n'ingorane, ngo umere nka yafi bavana mu mazi gahita ipfa. Ubugore bufite intego ntago ari uko bugomba kugereranywa. Ugomba kandi kwiremamo icyizere cyo kuvuga uti intego zanjye uko byakagenda kose mu mezi 2, mu mezi 3 cyangwa se mu mwaka nzaba nazigezeho. Ubwo rero icyo twebwe twabashishikariza ni ukuvuga ngo ni ukuba umugore w'icyitegererezo. Umugore w'icyitegererezo si uwinjiza amafaranga menshi. Umugore w'icyitegererezo cyangwa se umugore ufite intego ni ububasha kuzigamira ejo hazaza. Jya uzigamira ejo hazaza hawe, ubuzigamire n'umuryango n'abagukomokaho. Ubugore bufite intego nibwo uyu munsi twaganiragaho. Bakunzi ba Action TV, babyeyi, turabibutsa ko ubugore bufite intego ari ubuzigamira ejo hazaza. Ikiro cyari ikiganiro twabateguriye, ikiganiro cyuzuyemo impanuro, ikiganiro mukurikira kuri Action TV. Dukomeza kubagezaho n'ibindi biganiro. Niba rero mwumva iki kiganiro kibubaka kandi ejo n'ejo bundi tuzongera dushyireho ibindi, mwakora subscribe cyangwa se mwakora like, mwakora na share, mugasagiza n'abandi. Ariko icy'ingenzi si n'ibyo ngibyo, icyangombwa ni ukumva no gukurikiza inama Action TV iba yabagejejeho. Murakoze.